ndabasuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndanezerewe. Tujye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mpano za Mwuka Wera, impano z'Umwuka Wera n'imikorere yazo mu itorero rya Kristo. Nari mu mahugurwa amwe hashize imyaka itari mike, twari ku ishuri, hanyuma hari abantu bajyaga baza kuduhugura ku bijyanye n'ubuyobozi, leadership. Ndibuka mu byo twanyuzemo muri ayo masomo, hari test batanze, noneho umuntu akajya akuzuza, hanyuma akaza kugenda ateranya, hanyuma ukaza guhindura impapuro ukareba bitewe n'aho wagiye wuzuza ugira amanota menshi, reka mvuge aho wagiye wibanda cyane, hanyuma bikaza kugufasha no kumenya aho uherereye. Twari kumwe n'umushumba umwe, hanyuma numva ari kuganira n'abandi, arababwira ati njyewe nisanze mu by'ukuri ndi umu evangeliste, ndi umubwiriza butumwa. Mbwira mugenzi wanjye twari kumwe, ndamubwira ntavuze ukuri, kandi koko ntago byatinze, kubera yuko muri we harimo kubwiriza cyane, noneho agahora yagiye yasize itorero, yagiye kugeza igihe byaje kugera ahantu arandika arasezera, byamunaniye, yari ari mu nkweto zitarize. Ni byiza rero ko twiga tukamenya aho Imana idushaka, kugira ngo bibashe kuturinda no kugongana, kuko kumenya iby'Imana yadushyizemo, iby'Imana ishaka ko dukora, uko tugenda turushaho kugira umucyo, bituma turushaho kuzuzanya kugira ngo byose dukora tubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Kuko ibyo duhabwa byose, ibyo dufite nk'ubushobozi Imana yaduhaye, byose aho birangiriza ni ku cyubahiro cyayo. Nubona umuntu ari no gukora ibintu runaka, yaba mu rusengero no mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko ukabona niwe ushaka kwibanza, haba hari ikibazo. Kuko na Bibiliya iravuga ngo na Mwuka Wera naza azanyubahisha. Ni ukuvuga byose naho ngaho biganisha. Ubundi ni nayo nsobanuro nyakuri y'ijambo ryitwa kuramya. Imana ishimwe. Ntabwo ari ibintu bigarukira gusa hano turi mu iteraniro, ahubwo worship ni ikintu gisingira ubuzima bwacu bwa buri munsi, kiganisha ku cyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo rero tuze gusoma ibyanditswe, kandi turasoma ibyanditswe byinshi uyu munsi. Ni na byiza ko abantu bamenyera gusoma ibyanditswe. Kimwe mu bintu turi kugenda tugira rimwe na rimwe bikabamo intege nke, ni uko abantu batajya basoma ibyanditswe, ariko turaza gusoma ibyanditswe bivuga ku mpano z'Umwuka Wera, hanyuma tuze kubiganiraho. Nitwa Ange Victor Uwimana, ndi umugabo wubatse, nkaba ndi umubwiriza butumwa mu itorero ADEPR. Ndumva ntago nivugaho byinshi kubera yuko ntari umushyitsi cyane. Ndagira ngo turebe muri Bibiliya zacu mu ruhande rw'isezerano rishya, turasoma amagambo menshi rwose, nubwo yose ntari buyavugeho. Hari amagambo abanditsi ba Bibiliya bavuze ku mpano za Mwuka Wera, ariko ndafatamo wenda ibyanditswe nk'ahantu nk'abiri, ibindi ndabarangira
kugira ngo mubashe kuhisomera cyangwa se mwaranahasomye. Amagambo rero tuzibandaho cyane ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12. Nanashima ko cyo tugisoma cyose, ariko ntabwo ariho honyine. Reka turebe mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12, ndahera ku murongo wa 4 ngeze ku murongo wa 8, hanyuma noneho nge no muri cya gice cya 12 mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto naho tuhasome, hanyuma ndaza kubabwira ibyo turi buvugeho uyu munsi, kuko Imana idushoboje n'ubutaha tuzongera tubijyemo mu buryo bwimbitse, impano z'Umwuka Wera n'imikorere yazo mu itorero rya Kristo. Twahageze. Abaroma igice cya 12. Abandika bandike Abaroma 12 murongo wa 6 kugeza kwa 8. Nge ndasoma mpereye kwa 5. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12. Uyu munsi turafata umurongo wa 4 tugeze kwa 11, dusimbukire no kwa 28, ariko ni byiza kugisoma cyose. Hanyuma Abefeso igice cya 4 n'umurongo wa 11, hanyuma kandi no muri Petero urwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 10 n'uwa 11. Iyo ni imirongo mu by'ukuri yo mu isezerano rishya ikomoza ku mpano za Mwuka Wera. Reka dusome. Turasoma gusa mu Baroma, hanyuma dusome no mu Bakorinto muri ya mirongo nababwiye, ariko navuze myinshi. Umurongo wa 4 haravuga ngo nakoze. Umurongo wa 4 haravuga ngo nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi. Turi kumwe? Nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Umurongo wa 6 nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha. Cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza. Utwara atwarane umwete. Ugira imbabazi azigire anezerewe. Reka tujye mu Bakorinto. Reka dusome Bakorinto urwandiko rwa mbere haravuze ngo, reka mpere ku murongo wa mbere. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobyaga mukajya ku bigirwamana bitabasha kuvuga, uko mwabijyanwagaho kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe nande?
n'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi gusobanura indimi 11. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ugira gute? Niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agize gute? Uko ashaka. Nishaka mbe ngarukiye aho. Impano z'umwuka wera n'imikorere yazo mu itorero. Hariho ubushobozi bwo gukora ibintu duhabwa mu bihe bitandukanye cyangwa se mu buryo butandukanye. Hariho ubushobozi bwo gukora ibintu navuga ko duhabwa mu buryo karemano, aribyo bita talent, ubushobozi tuvukana. Ukisanga hari ibintu ushoboye gukora, hari ibintu ukora neza. Ugasanga umuntu nubwo atitabiriye ishuri rya muzika, ariko arasohora ijwi mukumva yaguma akaririmba. Ugasanga uburyo akora ibintu biramworohera, bidasabye ko abanza kujya kubyiga mu ishuri. Ubwo ni ubushobozi karemano bwo gukora ibintu tuvukana. Hanyuma hari ubushobozi bwo gukora ibintu mu buryo bunoze ariko twakira. Nta muntu uvukana ubumenyi bwo gutwara indege. Abantu barabyiga. N'ubundi bukorikori butandukanye abantu barabyiga. Umuntu kubera yuko yanyujijwe ahantu cyangwa se yangize inararibonye, hari abantu bamenya gutwara imodoka atabanje kujya kubyigira ahantu mu rindi shuri ridasanzwe, wenda kubera yuko niba yarabaye nk'umukonvoyeri bagikora cyane, ugasanga kubera yuko wenda yoza imodoka ugasanga arayizi, cyangwa se waba barifite ugasanga, mbese hari ibintu twakira mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu ari na byiza mpereye aho ngaho, hanyuma nkakomereza ku mpano za mwuka wera. Nabaye igihe kitari gito umwarimu, ariko nagiye mbona abanyeshuri bananirwa kubera yuko bahatiwe kujya mu bintu badafitiye ubushobozi. Nituvuga kuri izi mpano ntabwo turi burenge ijambo wenda tuzagarukaho ubutaha ry'ubudasa n'ubwuzuzanye bwazo. Ugasanga rwose yarabinaniwe. Nge nigishije siyansi, nigishije biology, noneho ndibuka umukobwa umwe rwose n'amanota yagize ntago yari menshi, ariko iyo cyabaga ari igihe cyo nko gupresenta ibintu bisaba gukoresha indimi, yavugaga igifaransa bien kiza cyane, byagera mu cyongereza ukagira ngo rwose yavukiye Washington. Arangiza nta n'amanota menshi afite, ariko noneho aza gukora, hari ibizamini byatanzwe n'Abanyamerika,
rwose batitaye no kuri ya manota, nayo ni ingenzi, ariko bamubonamo ubundi bushobozi baramujyana. Yagezeyo rwose arahindura, ajya mu bindi, atangira kubikora, atangira no kuba umwasista kuri kaminuza. Ariko ndibuka ukuntu yarwanaga n'amasiyansi yamunaniye kandi ntako atagize. Rero hari ubushobozi tuba twifitemo. Ni nayo mpamvu ari na byiza cyane cyane nk'ababyeyi ko abana umwitegereza, ukagenda umenya ibyo ashoboye, ugerageza ibintu bitandukanye, ukamenya naho uzamwerekeza. Ubwo ni ubushobozi. Hari ubushobozi karemano twisangana Imana yaraduhaye tutanakijijwe yewe, kuko nta muntu uvuka akijijwe. Hanyuma hakaba n'ibyo twakira bikatwongerera ubushobozi bwo gukora ibintu runaka. Ariko iyo tuvuze impano z'Umwuka Wera, n'ubushobozi budasanzwe bwo gukora ibintu duhabwa n'Umwuka Wera ariko tumaze gukizwa. Nta mpano z'Umwuka Wera, cyakora ushobora kubona ko ushobora kubyitiranya, kuko tuvuge hari abantu bazi kuvuga, muzababona bakina na za kinamico, akigana amakorasi cyangwa se amakorasi wenda avuga n'ibindi bintu yo hanze, ukuntu ukabona koko ukavuga utari kuri muntu wamugeza mu rusengero, buriya yavamo umuririmbyi mwiza. Rero hari impano duhabwa, ariko ukabona wenda zifite n'aho zenda guhurira n'ubundi bushobozi karemano wenda abantu bifitemo batanakijijwe. Ariko iyo tuvuze impano za Mwuka Wera, tuba tuvuze ubushobozi budasanzwe duhabwa na Mwuka Wera tumaze gukizwa. Ni umwihariko w'abanyetorero, ntabwo ari umwihariko w'abanyetorero mu buryo bw'abamambure b'itorero runaka tuzi n'izina ryaryo. Ni umwihariko w'abantu bavutse ubwa kabiri. Haleluya. Buri muntu wese, umuntu yakibaza ngo ubundi zihabwa abandi, icyo cyo turakivuze. Hari n'ubwira twagiye tugira ibibazo kubera wenda bitewe n'uko umuntu aba yaragiye yigishwa. Muzabona ko hari igihe abantu usanga itorero ryabaye nka genda kumera nk'uko muri stade abantu baba, hari igice kiba kirimo abantu bicaye bameze nk'abari gufana, hanyuma ukabona ko hari n'igice cy'abakinnyi. Noneho hari igihe usanga mu itorero nabwo bimeze gutyo, ugasanga hari abantu bazi ko ngo ni abakristo, bamubaza uti wowe mu itorero uri iki, ukora iki? Ko ati njye ndi umukristo, gutyo. Noneho hakaba n'abandi mbese rimwe na rimwe usanga abantu bazi ko ari bo bakozi b'Imana. Nagiye ahantu hamwe mbona baravuze bati abakristo bose basengera ahangaha bahaguruke. Byari mu mwanya wo kwakirana, mbona hari igice cy'abantu gisigaye cyicaye. None ndabaza nti se barabona ari abakristo? Kubera yuko hari ibintu bigenda byirema, noneho hakaba bifite amateka maremare, hakaba barayiki, hakaba noneho n'abakozi b'Imana clerige. Ibi bintu bigenda bimugaza imikorere y'itorero n'umumaro rikwiriye kugira mu gihe cyaryo. Ariko buri munyetorero, haleluya, niba mwarebye neza muri iki gice cya 12 hariho impano z'uburyo butandukanye, hariho imikorere y'uburyo butandukanye, ariko isoko ni imwe. Noneho ku murongo wa 7 aravuga ngo
umuntu wese agahabwa ikigira gute? Ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukijijwe, umuntu wese wavutse ubwa kabiri afite impano ya Mwuka Wera, afite ubushobozi runaka Imana yamuhaye kugira ngo agire umumaro, ayikoreshe Imana ihabwe icyubahiro, ayikoreshe itorero ry'Imana rifashwe. Nta muntu rero muri twebwe udafite impano ya Mwuka Wera, udafite icyo yahawe kugira ngo agikoreshe. Ariko nyine hari igihe umuntu yumva, noneho hakaba nyine n'urutonde twakoze twatuzi yuko abangaba nibo bantu b'Imana, abangaba. Ahaziramo n'ikindi kibazo cyo kwibaza ngo ubundi izi mpano tuzabigarukaho ni iyihe y'impatari? Mubona ari iyihe mwebwe? Mwazumvise izo yavuze, ese ubundi ni zingahe? Mutekereza ko ari zingahe? Haleluya. Turi kumwe mbese? Mutekereza ko ari zingahe? 9? Ni nyinshi, sibyo? Nimureba abagerageza kubara, hara avugamo 9 kuntu, ariko abagerageza kubara muri biriya bice byose twavuze, mu Baroma, mu Bakorinto, mu Befeso, ho tuhasanga bamwe bavuga ngo ntabwo ari impano, abandi bakavuga ngo ni impano bantu za ministeri. Bavuga ko muri mu Isezerano Rishya tubonamo urutonde rw'iziri hagati ya 18 na 20, hakaba n'abavuga ko zigenda zikagera muri 27, ariko abandi bakavuga ngo hari zigenda uko umwanditsi yandikaga wenda ari zagenda asubiramo. Ariko ntabwo ari zo gusa. Umwanditsi yandikaga cyane cyane agatsindagira impano runaka bitewe n'impamvu, bitewe n'ikibazo wenda kiri ahantu, akaba ibyo acaho umurongo. Muzabona ko nko muri uru rwandiko yandikiye Abakorinto, iyo urenze iki gice, igice gikurikiraho yibanda ku rukundo, ku mpamvu, kuko bari bafite impano z'uburyo butandukanye ariko bakoresha nta rukundo zigakora nabi. Byagera noneho ku mpano yo guhanura no kuvuga mu ndimi, umuriro ukaka. Umwe bisa naho umwe yahanura yatangiraga kuvuga mu ndimi, undi nawe agahaguruka ati wambonye nanjye ntabwo ndusha. Noneho bihinduka amarushanwa aho kugira ngo bizemo kuzuzanya, Imana ihabwe icyubahiro. Mubona rero ko mu gice cya 14 atinda cyane avuga ku guhanura, akavuga no kuvuga ku ndimi, kugira ngo yerekane, atanga umurongo, atanga inama z'uburyo izo mpano zikwiriye gukoreshwa, kuko zakoreshwaga nabi muri ririya torero. Rero nta mpano tuzabibona uburyo zuzuzanya. Nta mpano wavuga ngo hari izigaragara, hari izigaragara. Iyo usomye hepfo atanga urugero ku mubiri, kuko itorero rirenze kuba organisation. Mu ndimi z'amahanga hari icyo bita organisme na organisation. Ni amagambo abiri atandukanye wenda afite ahuriye. Organisation wenda reka dufate nk'ino miryango, nk'umuryango w'ubumwe bwa Afurika cyangwa se umuryango w'abibumbye, ni organization. Muri organisation gusa, kuko itorero naryo nyine ni organisation ku ruhande rumwe, ariko ni na organisme, nitije ayo magambo. Muri organisation gusa ushobora kutabamo kandi ugakomeza kubaho. Ntabwo ibihugu byose buriya muri ONU bibamo. Ndabaha urugero,
hari n'ibihugu bikomeye kuruta n'u Rwanda n'ibihugu byinshi bya Afurika ariko bitaba muri ONU. Muzi igihugu nka Taiwan ku mpamvu za politike n'amateka yabo nk'Abashinwa ntago babamo. Hari igihe Maroc yigeze kuva mu muryango w'ubumwe bwa Afurika bitewe nuko hari hazamutse amajwi asa nkaho ashyigikiye yuko Sahara y'Iburengerazuba nayo ifatwa nk'igihugu, ivamo kandi ubuzima burakomeza. Ariko iyo bavuze organisme ni nk'umubiri, nta gice gishobora kwifata ngo kijye hariya gikomeze kubaho kidashamikiye, kidacometse ku mubiri. Uku kubako umuntu yakuvanaho wenda akagushyira mu ma produit chimique ameze ukuntu, ariko nta buzima ntago kwaguma gukora kuri hariya iruhande. Byanze bikunze ndagukeneye mu mubiri, uko ingingo zikoze turakeneranye. Niyo mpamvu atanga urugero, agatanga urugero akavuga ati se ijisho ryavuga ngo ugutwi ntago ngukeneye. Ese hose iyo haza kuba ijisho kumva kwari kubahe, iyo hose haza kuba ugutwi kureba kwari kubahe. Izi mpano rero nubwo no mu bice by'umubiri urugero akoresha hari ingingo zigaragara cyane, ariko ntabwo bishatse kuvuga yuko kuba zigaragara, kuba amaso yanjye mushobora kuyabona, kuba mushobora kubona iki gice, kuba ukuboko kwanjye mukubona, ntago bivuze yuko gufite umumaro urenze uwo umutima ufite. Ntago bishatse kuvuga yuko umwijima mutari kubona, ibihaha mutari kubona nta kamaro bifite, turabizi twese, ariko ntabwo bigaragara. Hari igihe rero usanga kubera kudasobanukirwa amahame y'imikorere n'imikoranire y'impano za Mwuka Wera, ugasanga abantu bihindiye mu kintu kimwe gusa kubera yuko nicyo kigaragara. Umurimo runaka abantu niwo bashaka uko niwo ugaragara, ukibaza niba abo bantu bose ari cyo cyerekezo ari cy'Imana bashakaho. Ariko akenshi wasuzuma ugasanga hari ibyo tudashaka gukora, nyamara ari by'Imana yashakaga ko dukora, kubera yuko wenda batari buze ngo bahagarare mu rusengero batuvuga amazina. Ariko ibyo dukora byose ntabwo tubikora kugira ngo abantu barebe, ahubwo tubikora kugira ngo mbere na mbere Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya! Icyo nicyo gikomeye. Bibiliya rero yatubwiye ngo ariko ibyo byose, uwo mwuka ni ku murongo wa 11, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agize gute ashaka. Avuga ku mubiri ku murongo wa 18 arimo kugaragaza gushimangira ubu bwuzuzanye. Aravuga ngo ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigenera aho ishatse zose uko zigize gute, uko zingana. Imana irabizi, yarizi ko anje ndi umwigisha, ariko kuba ndi umwigisha ntago bivuze ko wenda mfite isumbwe kuri kanaka, wenda ufite bwa bushobozi Imana yerekeje muri ya mpano twabonye mu Baroma yitwa kugira imbabazi. Nubwo twese tubisabwa, ariko ntitubifite wenda ku rwego rungana. Imana idufashe. Niyo mpamvu ari byiza gutahura ubushobozi Imana yaguhaye, hanyuma ukabukoresha neza. Ntabwo Imana izahemba kubera yuko wenda hari umuntu uzwi ukora umurimo ku rwego wenda rugari mpuzamahanga, ibitangazamakuru bivuga, za YouTube zikavuga, muzabona yuko hari umuntu bahamagara wenda mu kiganiro runaka, ugahita ubona kubera ko izina rye rizwi,
ugahita ubona n'abantu barebye icyo kiganiro ni benshi. Ibyo bibaho. Ntabwo ibyo ngibyo bivuga yuko wa wundi noneho utabasha no kujya kuri iryo koranabuhanga ariko uhagaze mu by'Imana imushakamo, mbese hari ubwo busumbane. Imana ntabwo ireba icyo ngicyo, ahubwo buri muntu wese mu mwanya we Imana yamugeneye icyo akwiriye gukora kugira ngo yunganire bagenzi be b'abanyetorero, kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Impano za Mwuka Wera zitandukaniye he n'imbuto za Mwuka Wera? Hari uwiteguye gusubiza? Yego, bamufashe bamuhe mikrofone. Nkuko wavuze ngo impano za Mwuka Wera zihabwa buri muntu wese wahawe kwizera uvuka bwa kabiri. Noneho imbuto z'Umwuka Wera n'ubundi ni imbuto umuntu wese wavutse ubwa kabiri ahabwa kwera, kuko utaravutse ubwa kabiri ntago yera imbuto nyine z'Umwuka Wera. Isoko ni imwe, itandukaniro rero kuko hari imbuto hari n'impano. Imbuto aho zitandukanye n'imana za Mwuka Wera nuko imbuto uyera kugira ngo ibashe kugira akamaro undi muntu bitewe n'igikorwa gishaka gukorwa. Wenda nk'urugero nk'imbuto y'urukundo, no kubabarira n'ubugwaneza bishobora kugendana muri sanse yo kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza, bikagendana nyine kugira ngo byuzuze za mpano. Yego. Nta wundi wamwunganira? Ntabwo njya kure cyane y'ibyo avuze, ariko nanjye nabishyira itandukano narivuga mu magambo abiri. Impano y'Umwuka Wera ishobora kuba umwihariko w'umuntu, ariko imbuto z'Umwuka Wera ni rusange ku bantu bakiriye Umwuka Wera. Icyo mwacyumvise? Mu mpano hari ubudasa, sibyo? Hago impano mwene data afite, mushiki wacu afite, ntabwo ari ihame ko nanjye nzigira. Ziratandukanye niko twasomye, ariko ziruzuzanya. Ariko imbuto z'Umwuka Wera twese turagira gute? Turazisabwa. Nicyo gusa? Yego. Nta kindi? Yego. Haracyari mwe? Yego. Ndumva ibyo bavuze nibyo, n'isoko aho bituruka ni hamwe, ariko njye numva impano, yego, ni bwa bushobozi nyine umuntu ahabwa na Mwuka Wera. Imbuto rero, yego, imbuto numva ari ni ibikorwa akora, ni ibikorwa akora, ni ibisohoka muri we agaragaza. Nyuma yo guhabwa za mpano agaragaza iki? Ni fruit nyine. Arakoze cyane. Reka nakira undi muntu cyangwa abandi babiri. Yego, kuko ni ingenzi. Yego. Nanjye ntago ntandukanya cyane n'ibyo yavuze. Nk'ibyo bavuze, uko babivuze, impano ni umwihariko w'umuntu w'ubushobozi yiyumvamo bw'ikintu agomba gukora, abishobojwe n'Umwuka Wera kugira ngo yunganire bagenzi be. Naho imbuto ni ibintu bigomba kutugaragaraho byiza
byo gutakaza kamere ya muntu cyangwa y'ubupagani tukinjira muri kamere y'ubumana tugatangira gusa abatubona bagatangira kutubonamo gusa n'Imana bitewe n'uburyo twitwara. Yego, sibyo? Ni ukuvuga ko yego ibyo avuze. Hari undi? Yego. Aha. Mikrofone babivuze ariko nashaka kugira akandi kantu gato nongeraho. Imbuto impano kuri njye numva ni Imana iziduha, turazihabwa. Yego. Ariko umwuka wera kuri imbuto z'umwuka wera kuri njye numva ari njyewe, ni njyewe ugomba kuziproducinga nubwo mbifashwamo na mwuka wera. Ni ibintu wowe ugomba gutanga. Impano ni ibyo wahawe, ariko nanjye ngomba gutanga imbuto. Aha. Yego, sibyo? Murabona kandi byose birakenewe, sibyo? Byose ntibikenewe. Rimwe na rimwe hari igihe usanga icyo abantu bashidukira ni iki cyane, ni impano. Kandi noneho ni impano. Murabona nka hariya yavuzemo 9. Bamwe bajya bazishyira mu byiciro nka 3 ziri 9. Murabona hari impano abavuga ngo ni amaboko, power, sibyo? Gukora ibitangaza, sibyo? Gukiza indwara no kwizera, ariko kwa kwizera nyine kwimura imisozi, sibyo? Abantu uramutse uzitondetse buriya abantu benshi nizo bakwifuza, ariko management yazo nayo uburyo bwo kuzitwaramo nabwo kubera yuko bidushyira imbere y'abantu. Reba nko kuba nk'umuntu wenda afite nk'ubumuga nyine bwa bundi bugaragarira umuntu uwo ari we wese, ukagira gutya gusa bwa bumuga mbese bugaragarira umuntu uwo ari we wese. Buriya abantu benshi nyine tugendana ubumuga, bavuga ngo umuntu wese afite uburwayi, ariko hari ubumuga bugaragara. Uzi kubwira umuntu wakoreshaga wenda utabashaga kugenda ukamubwira ngo genda, icyumweru gikurikiyeho invitation utazi naho ziturutse, sibyo? Muribuka ba Petero, Paulo, hari ahantu bakijije umuntu, abantu barasara, baravuga ati Imana azatugezemo, kugira ngo bazivana aho hantu byababijije icyuya. Bene izo mpano abantu bazitindaho cyane. Hakaba izindi zo kuvuga, nazo abantu kuvuga mu ndimi, sibyo? Haleluya. Umuntu akagenda akajya gusenga ati Mana mpa kuvuga mu ndimi, ariko ubundi impamvu yo kuzivuga ni iyihe? Hari igihe usanga kuko bitewe nuko imyigishirize igiye imera, kuko hari umuntu, hari ahantu abantu babwira undi akamubwira ati wowe rero ntabwo uruzura umwuka wera, uri n'umupagani, ntabwo urakizwa kuko utaragira gute, utaravuga mu ndimi. Hari uwaduhaye ubuhamya atubwira ukuntu mukuru we yajyaga avuga ati ntago ushyitse. Noneho aramureba abona ngo ntago yarasobanukiwe ibintu, adafite amashuri menshi, avuga ati ngiye kumujijisha. Noneho ngo areba, murabona hari amakayi inyuma yabaga ariho table de multiplication nyine. Noneho ngo akajya avuga iryo jambo gusa, table de multiplication, akavibura. Ngo aramuhobera, n'ubuhamya yaduhaga, ngo aramuhobera ati Mana wakoze, umwujuje umwuka wera, wahe wo kajya, sibyo? Urumva rero hari igihe umuntu agira ipfunwe kubera bitewe na environment akoreramo, akuriyemo, abarizwamo, noneho agashaka nawe kugaragaza, gupuruva, kugaragaza ko nawe ari umunyamwuka ku rwego runaka. Hakaba n'igihe abantu bigana ibintu bitabarimo. Si byose?
bibaho. Ziriya mpano avuga, kuvuga mu ndimi, guhanura, sibyo? Ariko noneho hari n'izindi avuga nkunda cyane. Iyo avuze nk'impano yo kumenya, si nziza se? Wishurirwa, impano y'ubwenge, aho abantu bagera ibintu byananiranye bakavuga ngo kanaka, ukaza ugatanga igisubizo, abantu bakavuga ngo ubu iyi ntago ari imitekerereze ya muntu, ukuntu ukuboko kw'Imana kuguhesheje ibi bintu. Abantu rero kenshi impano, ariko impano iyo zidakoranye cyangwa se zidahujwe no kugira imbuto z'umwuka wera, byangiza ubuhamya. Imbuto rero z'umwuka wera n'imikorere ya mwuka wera nk'uko mwabivuze irahinguka. Imbuto nicyo nakita mu Cyongereza, bijyana cyane ku cyo nakita character building. Umuntu arushaho kugira gute? Gusa na Yesu. Haleluya. Uko imikorere ya mwuka wera igenda, ni imikorere ya mwuka wera mu muntu igenda ihinguka, kuko ni imbuto za mwuka wera. Ariko nk'uko mushiki wacu yabivuze, ntabwo umwuka wera aza ngo agufate ku ngufu, ngo ugomba kuba umugwaneza. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo muyoborwe n'umwuka wera, nibwo mutazagira gute? Nibwo mutazakora ibyo kamere igira gute? Irarikira. Mu Baroma 8 hakavuga ngo mwicishe umwuka wera, mumwicishe imirimo ya kamere, ingeso za kamere. Niyo mpamvu dusabwa kubaho ubuzima bwuzuye umwuka wera. Ubuzima bwuzuye umwuka wera bugira expression, bugaragaza ubumana, ishusho y'ubumana mu muntu mu buryo butandukanye, birenze na zino mbuto za mwuka wera dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya 9. Ntabwo ari zo gusa, kimwe nuko urutonde rw'imirimo ya kamere muzahasanga icyaha kigira creativity, kigira udushya. Ntabwo imirimo ya kamere burana wayirondora. Niyo mpamvu aragera akavuga ngo n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo, kigira creativity. Ntabwo wavuga ngo ushyireho urutonde. Niyo mpamvu no mu mategeko hari igihe hagera ukabona ngo icyaha iki ngiki ngo bagahita bashyiraho itegeko rijyanye nacyo, kubera yuko nta mategeko ajyanye nabyo yari asanzweho mbere. Ibyo bintu byombi rero bigize gute yemwe? Birakeneranye, sibyo? Imikoranire, ubusabane. Hari amagambo tujya dukunda kuvuga, muyanyibutse neza. Iyo tugiye rimwe na rimwe dusoje nk'iteraniro, ubuntu bw'umwami wacu, aka gatatu, nimusoma mu zindi ndimi baravuga ngo ni fellowship with the Holy Spirit. Haleluya. Gusabana n'umwuka wera biganisha ku kwera imbuto. Imana ishimwe. Noneho rero niyo mpamvu tudakwiriye gushyira imbaraga gusa ku kwera imbuto, nako ku mpano za mwuka wera, ngo twibagirwe gusabana na mwuka wera. Ibyo byombi bigize gute? Birakeneranye. Reka mbabaze ikindi kibazo. Ubundi umuntu yakoze icyaha ari mu ntege nke, Imana ishobora gukora? Urugero rwo muri Bibiliya, Samusoni, reka ndubahe. Mu bitabo muzi umuhanuzi umwe yagiye guhanurira umuntu bita Yerobowamu, avuga amagambo akomeye, avuga ibintu bizabaho. Yerobowamu ni umwami wayoboye igice cy'Abisiraheli ruguru,
ubwami bumaze gucikamo kabiri. Ubwo hepfo hayoborwaga na mwene Salomo Rehobowamu. Noneho umwami ngahita avuga ati bagufate, ukuboko guherayo. Aringinga ngo umuhanuzi agire gute? Amusabire. Aramusabira. Ariko ngo ashyira ibintu bimeze nk'ibihembo n'ibiki byose. Aramubwira ati oya, nabwiye ngo nta kurya nta kugira gute, subira iyo naturutse. Ngo hakaba hari abana ngo b'umuhanuzi, nze kuvuga ngo ni umuhanuzi w'umusaza. Baragenda bajya kubwira se uko byagenze. Araza, arangije aramubwira ngo erega nanjye ndi umuhanuzi nkawe, Imana yamvugishije, marayika w'Uwiteka yambwiye ngo uze tugire gute. Aramusigaza amusubiza inyuma, barasangira. Ikintu gitangaje ngo bicaye, ijwi rimanukira muri wa muhanuzi wagize gute, wabeshye, arahanura. Noneho aramuhanurira amubwira ati umva ijwi ry'Uwiteka. None aramubwira ntabwo uzagerayo. Muzi ko yageze mu nzira intare ikagera gute, ikamwica. Aha rero niho abantu benshi bagwa. Kuba mfite impano, reka tuvuge ko kwigisha ntitwabonye ko ari impano, sibyo? None se mugira ngo naguye mu byaha runaka buri gihe byambuza ko nshobora guhagarara imbere y'abantu nkigisha, kandi abatazi ibyanjye bakaba bagira gute, bafashwa n'ibyo navuze? Aha niho abantu benshi, tuvuge nko ku bijyanye n'impano yo guhanura, usanga ngo kubera yuko ngo umuntu ari umuhanuzi, kubera yuko igihe runaka yavuze ibintu bikaba, none ugasanga n'igihe ari mu ntege nke akoresheje umuntu ibyaha. Umuntu mbese agakora ibyaha avuga ngo ni umukozi w'Imana, ibyo avuga byose ni ukuri, ntabwo buri gihe ari byo. Niyo mpamvu niyo tugenzura abantu tugomba kureba imbuto bera. Impano rero ishobora gusinzira. Pawulo yandikiye Timoteyo amusaba gucanira impano ikagaragara kubera intege nke, ariko ntago bivuze ngo iyo umuntu yagize intege nke ngo ubwo impano burundu ivuyeho, oya. Aha niyo mpamvu abantu baba bagomba kwitonda. Twavugaga rero ku mpano za Mwuka Wera. Tubonye ko ni ubushobozi Imana budasanzwe bwo gukora ibintu Imana iha abera cyangwa se abantu bakijijwe. Imana ikagenera buri muntu impano runaka, cyangwa impano itari imwe cyangwa impano nyinshi, bitewe na gahunda yayo, kuko ngo Mwuka azitanga nk'uko ashaka. Rero ni igihe cyo kwisuzuma, kuko hari igihe umuntu aba atari ko Mana nanjye wampa nkajya nkora nk'ibi ngibi bya kanaka, ariko Imana yo mu ijuru izi neza ibyo kanaka yakora, yigahabwa icyubahiro, kabone n'ubwo abantu icyo kintu batagiye agaciro. Imana idufashe. Haleluya. Ndagira ngo rero uyu munsi ntabwo ndi bwinjire cyane ku mikoranire, ndabivugaho gatoya, ndabaha urugero rumwe, hanyuma tuzakomerezeho ubutaha no kwibaza ngo mbese ubundi umuntu yabwirwa n'iki impano afite. Sinzi niba urwo rugero narigeze ndutanga hano, ariko reka ndangirize kuri icyo, tuzagikomerezeho ikindi gihe, wenda twakire n'ibindi bibazo. Impano ziruzuzanya. Haleluya. Reka mbaho urugero rwo muri Bibiliya. Mu gitabo cyo Kuva, muzi inkuru za Mose n'Abisiraheli bajya kurwanya Abamaleki. Murahibutse? Bibiliya iravuga ngo yazamukanye na Aroni nande na Huri. Hanyuma
yosuwa nawe ajyana abisiraheli ingabo bajya gusanganira abamaleki. Noneho ngo yazamura ku musozi, Mose ngo yazamuraga amaboko, abisiraheli mu kibaya bakanesha. Yananirwa yamanura amaboko bakaneshwa. Noneho ngo bigeze aho Huri na Aroni ngo baragenda bazana amabuye barayamutega, none harakomera azamura amaboko, hanyuma Yosuwa nawe aneshesha inkota abamaleki. Reka mbabaze, muri abo bantu ninde uri kugaragara ku rugamba? Ni ariko urugamba ruri kurwanirwa hasi gusa? Ni Mose. Ikibazo, none se Mose we amaze kunanirwa, kuki Huri atavuze ati rero iyi rawundi ni yanjye, noneho nawe ngo azamura amaboko, hanyuma nananirwa Aroni amwakire, Aroni nananirwa Mose araba yamaze kuruhuka, bagende bakuranwa. Mose niwe wagombaga kugira gute? Kuzamura amaboko. Hanyuma se iyo Mose ye nibyo bamuteza amabuye arakomeye azamuye amaboko, iyo Yosuwa n'ingabo baba batari basanganiye abanzi, byo byari kugenda gute? Kuzamura amaboko gusa ntago byari kuba bihagije. Murumva yuko rura rugamba wavuga ko ari nde warutsinze? Ni bangahe? Ni nako rero muri uyu murimo tumeze, dufite impano nyinshi zunganirana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi abantu b'Imana bagire gute? Bafashwe. Sibyo? Abasirikare bari ku rugamba, haba abari kuri battlefield, bari nyirizina, bari kugira gute? Bari kurasana gutya, sibyo? Agiye mubibona no mu mafilime wenda batarabayebo, ariko ntago urugamba rurwanwa n'ababandi gusa, sibyo? Haba hari abandi baruteguriye mu bitabo, haba hari abandi bari kwita ku nkomere, haba hari abandi bari kwita wenda bari guteka, hari abandi bantu bari gukina politike. Abo bantu bose ntago baba bagaragara, ariko bose baba bakorera. Izo ni ingero zo mu buzima bwa buri munsi zisanzwe. Bose baba bafatanya kugira ngo icyo bagamije bagire gute? Bakigereho. Imana idufashe. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwiyumvamo inshingano yuko yo kumenya, tuzabigarukaho, ibintu cyangwa se ubushobozi Imana yaguhaye, hanyuma icya kabiri ukiyumvamo inshingano zo kubukoresha, atari ukugira ngo izina ryawe rimenyekane, ahubwo kugira ngo Imana igire gute? Ihabwe icyubahiro. Soza uyu munsi uvuga ngo uri iki? Kuko Bibiliya yavuze ngo umubiri, mbese itorero ni nk'umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, sibyo? Ibyo byo byose ntekereza ko iyaba zino ngingo zose zabashaga kuvuga, urutoki urubashije rwakubwira icyo rukora, icyo rumaze. Ntago rwakitiranya ngo ruvuge ngo ngewe ndi ijisho kandi ari urutoki. Ijisho ntago ryakitiranya ngo rivuge ngo ndi izuru kandi atari izuru. Wowe mu nzu y'Imana wahawe iki? Buri wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo bose bagire gute? Bafashwe. Uri iki mu nzu y'Imana? Nyuma yo kukimenya ugikoresha kugira ngo izina ry'Imana rigire gute? Rihabwe icyubahiro. Imana idufashe. Amen. Haleluya. Ibi bintu reka mbabwire, twahawe, Imana idufashe, dukwiye no gushima Imana. Imana ko tubitsamo ubwo bushobozi. Imana ishimwe. Amen. No kubikoresha, niba narahawe kwigisha, ntago nkwiriye kubikerensa ngo bifate nk'ibintu biri aho ngaho. Si byo se? Umuntu ngo yarahanuye
noneho ageze aho kuri telefone baba baramuhamagaye, aravuga ati yego bigura ngahe, urumva arimo arahanura, abaretse arabanza yitaba telefone, bigira gute, aravuga arangije ngo Uwiteka arakomeje kuvuga, mbese arangije ibyo yari arimo, noneho arongera agira gute, arakonekita nanone. Hari igihe tubibamo tukanabimenyera. Umuntu aherutse kutwigisha akaga ko kumenyera ibi bintu tubamo. Ko ndirimba nkumva ni ibintu bisanzwe, ariko reka mbabwire, dushingiye yuko ibi bintu, ubu bushobozi tubuhabwa na Mwuka Wera, atari ubwo nkesha data naho nkomoka, ahubwo ko nahindutse icyaremwe gishya, kandi Imana ikantoranyiriza impamvu runaka kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dukwiriye kubibamo, tukabibamo neza, batarinda no kukwinginga ngo bakwiye ngo waje ukagira gute ugasanga umuntu yagoranye, ahubwo tukabibamo dushima Imana kubw'icyo cyizere yatugiriye. Imana ishimwe. Amen. Uri iki mu nzu y'Imana? Birashoboka kuvuga uti njyewe ndumva ntanabizi. Hari abantu, hari korali imwe twasuye, twavuganye n'abantu bamwe bo muri yo, noneho baduha ubuhamya, bagiye bahanye, barafashanyije, noneho barakomera, batera imbere. Ariko baratubwiye ngo bageraga kuri umwe bakamubaza ngo ushoboye iki, ati nshoboye iki. Uyu nguyu ushoboye iki, ati ngiye nshoboye iki ngiki, bakamuha amafaranga. Ariko ngo hakaba naho bagera babaza umuntu ngo ushoboye iki, ati nanjye sinkizi, noneho ngo bakamufasha kukimenya. Biranashoboka ko umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana yumva ariko ngiye nshoboye iki, ukazunguza ukumva ntacyo. Tuzafatanya tuvuge ku bintu bimwe bishobora gufasha umuntu kumenya icyerekezo. Imana ishimwe. Tugaruke no kuri iki kintu, kuzuzanya kwazo. Imana ishimwe. Bahari ibibazo mbere yuko twakakira umuyobozi tukabona tugana ku musozo wenda ko bateguye. Yego. Murakoze. Mfite ikibazo kimwe cyerekeye ku mpano. Twabonye ko hari impano z'uburyo butandukanye, ariko ndibanda cyane kuyo kuvuga mu ndimi. Tubona ko cyane cyane ifite inkomoko mu gihe Kristo, mu gihe Umwuka Wera yamanukiraga intumwa, kandi iyo mpano ikabikora cyane cyane mu iteraniro cyangwa se mu rusengero. Mwigeze muyigarukaho mutubwira ko hari abafata ibyo bamemoriza mu ndimi zitandukanye. Ikibazo cyanjye kiragira gitya, ese ururimi rwa nyarwo abantu bavugamo ni uruhe muri iyo mpano yo kuvuga mu ndimi? Ni Igifaransa, ni Icyongereza, ni Ikigiriki, ni Igiheburayo, ni iki? Ikindi gishamikiyeho, ese twagenzura duti iyo mpano ko itavangiye tushamikiye kuri rwa rurimi wa muntu arimo avuga? Murakoze. Murakoze. Kawenda twakire na kiriya, ibindi mushobora no kuza kubyandika, sibyo, kugira ngo n'izindi gahunda zize gukorwa neza. Yego. Murakoze. Nanjye mfite ikibazo cyane ku mpano y'ubuhanuzi. Ni impano ureba ukabona akenshi nk'abantu bayifite ntibagifite umwifato ukwiriye. Abantu benshi, si bose, ariko ukabona basigaye bafite umwifato ubona wo kwishyira hejuru, wo kumva ko baruta abandi. Ikibazo cyanjye cya mbere ni ukuvuga ngo bene uwo muntu agomba gufatwa ate n'abamuyobora mu itorero ndetse n'abakristo basengana nawe? Ikindi cya kabiri nabwo gishamikiye kuri iyo mpano, ese ko hari igihe ubona umuntu ayifite agatangira ahubwo guteranya, kuzana amacakubiri aho kubaka umurimo. Uwo nguwo nawe
akwiriye kujerwa gute ko numva ngiye ku bwanjye uko mbyumva mba numva itakiri iyo mpano ahubwo ayikoresha mu kwihimurira ku bantu yumva adashaka cyangwa mu gukora ibintu bibi bidakwiriye kuko azi ko azemerwa bakomeza guteranya abantu kuko njye muransobanura niba iyo mpano igamije guteranya no kuzana amacakubiri. murakoze. ngira ngo nanjye ndashaka kubaza kimwe mbere yuko dusoza. nashaka kubaza hari aho mwatangiye muvuga ngo ntawe ushobora kuvuga ko Yesu ari umwami atabibwirijwe na Mwuka Wera, ariko Bibiliya itubwira n'abahanuzi b'ibinyoma, ikatubwira n'abavuga ngo mwami mwami si bo bazabona Imana, ikatubwira n'abazagera imbere y'Imana bavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe. ndimo gushaka kwibaza abo bantu bazavuga ngo bahanuraga mu izina ry'Imana, mu by'ukuri bazaba barahanuye mu izina ry'Imana bafite impano y'ubuhanuzi yavuye ku Mana, cyangwa ni ibintu bazaba barihangishijeho bitari iby'Imana ariko bakabivuga mu izina ry'Imana? Murakoze. murakoze. ngira ngo ni umugisha ko ndi kumwe n'abashumba. haleluya. kandi burya nabonye yuko abantu ubundi ngira ngo wenda ubutaha umuntu yazavuga gake cyane, hanyuma uyu mwanya w'ibibazo ukaba muremure. nabonye yuko birafasha cyane ubuhanuzi. niba Bibiliya ntago niyo iduha igisubizo byose ngo buri wese ahabwa ikimwerekana uwo mwuka kugira ngo bigende gute, kugira ngo bose bagire gute, bafashwe. ariko iyo bigiye mu macakubiri ni iki? kuko guhanura ni iki? guhanura ubundi n'ubu ngubu iyo ndi kwigisha ijambo ry'Imana, iyo ndi kuvuga neza mpamanya na Bibiliya mba ndi guhanura, ariko muri bwa buryo bwacu nyine tubyumvamo, nuko guhanura ni iki? ni ukuvuga ibintu Imana ishaka, sibyo? noneho rero hari igihe abantu bashobora gukoresha impano nabi, cyangwa se noneho bakanayitwereza kubera ko hari izina, hari uko tubazi, hanyuma bo bakavuga ibyo bo bashaka. hariho ahantu hamwe habaga amasengesho, uyu munsi arahaba, bene data mbese bagira ibyo batumvikanaho, noneho umwe aravuga ati nzagukoza isoni, arabigambirira. noneho amasengesho nyine abantu baba buzuye ari benshi, nawe yakundaga kuza akicara imbere. noneho wa wundi aba yamubonye, aba yatangiye kugira gute, kwiyuzuza. ntabwo yari yuzuye Umwuka Wera, yari yujuje. arangije kubera ko nyine hari umuco dufite akenshi, yaba gusenga n'ibindi bintu bimwe na bimwe tubikora tugize gute, duhumirije. aba yahumirije, ariko undi agatima gakoma kuri za ntonganya na bya bibazo bari bagiranye, aba yabiketse, yigira hirya gato. haba hakuziye umumama nawe wagize gute, wabuze umwanya, uri kuvuga uti yewe Imana ishimwe mbonye akanya imbere, ndaba ndi gukurikirana buri kintu cyose. yicara muri wa mwanya, undi araza arawiyuzuza neza, urabona nk'ubu ndi kureba uru rurabo, arawiyuzuza neza, arawucanira. arangije araza atangira kumuhanurira ukuntu ari umusambanyi. undi yari umugabo, umugore yaramukubise, yumva n'ijwi ry'umugore ati mbabarira nibeshye. murumva ikibazo rero? Imana idufashe. ikiba gikenewe ni uko uyu muntu aganirizwa, sibyo? ni ukwegerwa, ntabwo ari ukumuta, sibyo se? ariko hari igihe usanga nawe yarumvise adasanzwe, akumva ari hejuru, ndetse n'abashumba bakaba bumva atashaka nuko ngewe mbese mfite connection direct n'ijuru. urumva bisaba kumuganiriza
bisaba ko uko umuntu agenda ubona atangiye no kwamamara ugomba kumufasha, si byo se? Kuko hari igihe tubigiramo uruhare, ugasanga umuntu kubera ko amaze kwamamara bitewe n'ubushobozi runaka Imana yamushyizemo mu gihe runaka, ugasanga ngo urumva ngo rwose ngo uzatubabarire, ngo wenda uzaze. Nari ahantu hamwe numva abantu bari kubivuga ngo uzaze wenda ngo unagire gutya, ngo wenda unadusuhuze gusa. Urumva ahantu biba bigeze, uzaze ugire gute, wenda unadusuhuze gusa. Ahandi narindi ndi umwigisha maze icyumweru cyose, haza mwene data umwe nawe bari batumiye ngo akoresha impano ye, ariko bagiye kutwakira ntangazwa n'ikintu cyari cyamubabaje, ngo yarebye ngo asanga izina rye kuri afishe ntaryo bashyizeho. Ngewe maze icyumweru cyose ndi umwigisha udahinduka, ibyo numvaga nta kintu ariko we ngo narebye nabo mwashyizeho bakanaka, ngo ariko ngewe ntago. Bene data, ibi bintu iyo tutabaye maso Satani aratwogeza n'abantu ubundi hari uwatubwiye ngo iyo ufite amavuta nta kintu kitagukurikira. Amafaranga araza, abagore n'abagabo bakaza, imyuka mibi ikiruka igusatira. Bisaba rero kugira gute? Kuba maso. Noneho kimwe mu bintu bituma abantu bagwagwana ni ubutumire buri gihe. Noneho hakaba n'igihe tumwakiserera tukavuga ngo urumva tumureke tubanze dusenge, Imana ivuge, mwumvise ijambo ry'Imana n'ibindi Imana irimo irababwira mu buryo butandukanye, atariko twongere dusenge. Noneho ukabona uburyo turimo gushaka ko Imana ivuga ni nkaho turi kumubwira atariko nta kimana iri kukongorera. Noneho akumva yavuga atariko se ubundi ava hano ntahanuye, ndaseba pe, ndasebye neza. Noneho akabwishakamo, nabyo bibaho. Ariko ikintu gikomeye ni usoma no mu rwandiko yandikiye Abefeso, Paulo yababwiye ko zira mpano yavuze 5 ngo Imana yazitanze kugira ngo turusheho gukura, kugira ngo tugere ku kigero cya Kristo. Akenshi rero ibyo bintu, ubwana, kutamenya uko zikwiriye gukora, ariko noneho no gufasha umuntu kugira ngo arusheho gusabana, ye kuma wimurebera agenda. Bantumiye ibunaka, ejo bantumiye sinjya mba mu rusengero rwanjye. Umwe yaravuze ngo tumeze nka za batiri z'umwuka, uko batiri zo muri telefone zacu zishiramo, na Yesu yaravuze ngo numvise imbaraga insohotsemo. Niyo mpamvu ibanga yari afite. Haleluya. Yavaga muri buku munsi hari munsi yakoze igitangaza, abantu barumirwa, intumwa igihe yatuburaga imigati. Ariko ngo yararangije asezerera iteraniro, nabo arababwira ngo mube mugenda, azamuka umusozi. Hari igihe rero tubimenyera tukageraho tugakayuka. Iyo dukayutse rero tugatakaza ubusabane na Mwuka Wera, aho kuvuga iby'Imana ishaka, Imana yaduhaye, dutangira guhimba ibyacu kugira ngo twemeze abantu. Sibyo? Akwiriye kwigishwa, akwiriye kwegerwa, akwiriye guhugurwa mu bugwaneza. Nimubona kwisigira ba manager se? Murabibona? Abahanzi hano hanze ntibagira ba manager. Burya abantu nk'abo baba bakenewe. Hanyuma myihanganire gato, saa 2 zirageze. Yabajije ikibazo cy'impano mu ndimi, sibyo? Kuvuga mu ndimi. Ku munsi hari amaterime tekinike akoreshwa no muri teolojiya atandukanye ibyo bintu bibiri. Ku munsi wa Pentekote havuzwe indimi zigize gute? Zizwi. Nkuko umuntu yavuga Ikirundi, akavuga Igiswahili, akavuga Igifaransa, akavuga Icyongereza. Kandi ubona yuko Imana yabikoze ifite impamvu. Ubutumwa bwatambutse mu ndimi, mbese habaye icyo nakita interpretation simultane. Ubutumwa direct bwagiye mu ndimi zose, nta musemuzi wari ukenewe, Imana yarasemuye. Sibyo? Ariko izo ni indimi nyine umuntu, hari abantu bagiye bakizwa. Hari umwenzi umuntu w'Imana yaravuze ngo yagiye kumviriza ahantu abantu bari gusenga, ngo yumva umukecuru yarazi nta mashuri afite, akubita Igifaransa kimeze ukuntu. Ye baba we aravuga ati uyu ntago bishoboka, nta handi hantu
ndemeye, aramwemeza. Igifaransa amubwiriramo, amuha ubutumwa, ku buryo hari n'urangiza ukamweya atari ko burya asuze icyongereza. Nabyarangiranye na cyagiye. Hari igihe Imana ishima ko ubutumwa butambuka muri ubwo buryo. Ariko iyo ugeze mu gice cya 13 na 4, 13, 14 cyane mu rwandiko twasomye, muzabona ko Pawulo avuga indimi zigize gute? Zitamenyekana. Sibyo? Ahangaha kandi ngo umuntu ntago ababwira abantu, niwe n'Imana. Sibyo? Ari nayo mpamvu avuga ngo niba zitari buhinduke ubuhanuzi, hatari uburyo bwo kuzisemura ngo utange message yumvikana. Sibyo? Ujye ugira gute? Hanyuma nujya mu cyumba nakubwira iki wowe n'Imana yawe. Ngira ngo ndimo ndagisubiza. Ushobora kuzihabwa. Hepfo aravuga ngo mbese bose bavuga indimi? Oya. N'ubushobozi, mwibuke ko n'ubushobozi budasanzwe umuntu ahabwa. Umuntu uhawe uvuze icyongereza avugishijwe na Mwuka Wera ntabwo ari nk'icyo nize mu ishuri. Nuba ntago yabashaga kubivuga, ariko yavugishijwe, ntago ari we yisanze mu kanwa ari gutobora akavuga ibintu rimwe na rimwe nawe atumva ku mpamvu y'Imana ishaka kugeza ku bantu. Ariko hari n'ibyo izavuga zitamenyekana mu buryo bwo gusenga we n'Imana. Nawe ntubuze ibyo urimo, ariko burimo kugenda ufashwa, kandi Umwuka Wera ari kugenda translating ibintu bigenda neza. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu mu mavuka ya muvoma za Gipentekote habayeho ibibazo. Uwitwa Palamu washinze ishuri, abanyeshuri bavuyemo muvoma za Gipentekote yatenze cyangwa yahagaritse, yaciye uwitwa William Seymour. William Seymour ni umwirabura ufatwa nk'aho ari we wabaye imbarutso cyane. Aramutenga, aravuga ngo ku munsi wa Pentekote intumwa zavuze indimi zumvikana, none mwebwe muri kuvuga indimi zitumvikana. Ibyo murimo ni ubuyobe, birimo abadayimoni. Undi nawe aravuga ati wowe uri mu mubiri, umwe yatenze undi, n'undi nawe aramuca. Bibi bibazo, ariko birashoboka ko twabirebera muri izi mfuruka zombi. Rero ntago navuga ngo uzabibwirwa n'iki, birumvikana. Hari impano hano yo kurobanura imyuka, kubimenya. Ariko ikindi, ubuse umuntu avuze ngo hari uwo twasenganye atubwira ahantu yari ari, yumva umuntu aravuze ngo maradoxine na aspirine. Ako se bwe ukeneye ko kumenya yuko nawe ukukura mu mwuka. Reka mbabwire, bidasabye yuko ubanza kwerekwa ngo ubone igitaburo kimanutse. Ariko reka mbabwire, haleluya, umuntu uyoborwa na Mwuka Wera. Nkunda ijambo Pawulo yavuze, aravuga ngo ntawe wigeze Imana imugisha inama. Ariko arongera aravuga ngo ariko twebweho tugendana gutekereza kwa Kristo. Nusabana na Mwuka Wera azakubwira, azavugana n'ibitekerezo byawe, uzamenya ko ikintu atari cyo. Sibyo? Aha. Icyanyuma cya Freddy cyabara abantu. Aha. Abantu kuvuga mu izina rya Yesu gusa ntago bihagije. Hari igihe twagiye gusengera ahantu, noneho twahawe teori itariyo yuko umuntu, iyo ngo umuntu wafashwe n'abadayimoni. Reka mbabwire ikindi kintu. Umuntu wavutse ubwa kabiri ubirimo neza ashobora guterwa n'abadayimoni, ariko kumbwira ko yabaye posede abadayimoni bari kumuvugiramo, nashidikanya agakiza ke, kuko Umwuka Wera ntashobora guturana n'abadayimoni indani mu muntu. Tujye tubyitondera. Uwo muntu ashobora kuba atarigeze yakira. Reka kuba umuntu yaza akaba umumambure w'itorero runaka ntago bivuga ko akijijwe. Noneho twarigishijwe abantu batubwira ngo noneho ngiyo umuntu warwaye ufite abadayimoni wabuzuye, noneho ngiyo umusengeye ngo akavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo mu izina rya Yesu ngo ntabwo yabivuga, ngo iyo abivuze ngo abadayimoni baba bagiye ngo kuko ntibatinyuka kuvuga izina rya Yesu. Ndibuka umukecuru umwe twasengeye, Mana yanjye,
yaba nabyibukaga niyaba yaba kiriho ahari nakamusabye imbabazi. Twaramusengeye vuga mu izina rya Yesu, twari ukunyukanyuka ntago kumeze nk'abari kwenga ibitoki, vuga mu izina rya Yesu. Noneho imbavu zimaze gushya turimo kumukandakanda, noneho aravuga ngo mu izina rya Yesu tutaba dayimoni za haleluya tuzishyira hejuru. Ariko ejo tukumva yongeye. Ariko nsomye Bibiliya sobanukirwa ko abadayimoni izina rya Yesu barivuga. Ntimuzi bene Sekewe babandi bagendaga bavuga ngo turakwirukana mu izina rya Yesu, uwo Pawulo avuga. Wa muntu warimo abadayimoni yababwiye ngo iki? Ntabwo izina rya Yesu yarivuze. Yavuze ngo iki? Pawulo ndamumenye. Yesu turamuzi. Na Pawulo turamuzi. Mwebwe muri Kabiragani ngarabaturumbukira. Si byose? Reka mbabwire. Kubera yuko ibi bintu twabimenyereye, hari ibintu byo muri Bibiliya tudashobora kumva. Murabizi ko dufite akamenyero katari kabi, umuco utari mubi, icyo bita orutako, guhamagaza umuntu. Tumaze kubwiriza ubutumwa bwiza twamubwira ngo naze. Byatangiye abantu kwitwa amateka agaragaza ko cyane byazanywe n'uwitwa Fine. Mu mateka y'itorero iryo zina rirazwe. Yabwirizaga ubutumwa agahamagara abantu bakaza. Biza kwamamara cyane mu myaka y'1950 mu gihe Billy Graham yakoreshaga ibiterane binini cyane, agahamagara abantu bakaza imbere, bakaza kwihana. Noneho abantu bahera aho ngaho babifata nka formule. Noneho kandi abantu bataza ukumva yuko ugize gute, ukumva yuko utabwirije ijambo, ntago nari nasenze, n'imitekerereze yawe ikakubwira yuko ibyo wabwirije ahari byari mu mubiri ukuntu. Noneho bigatuma umuntu ashaka formule z'ukuntu abantu bari buhaguruke. Ati noneho rero uwumva akakanya itajya mu ijuru abari usigara yicaye, haguruka noneho umfashe dusengera abangaba. Rimwe na rimwe hakabigiye umuntu abikora kubera ko wahamagaye abantu ntibahaguruka. Sibyo? Muzi se niba ari inkuru yabayeho simbizi, mu rugo ngo bari basenze ibintu bimeze neza, umwana none yagiye kubona isabuze umuntu, umwana ngo araza, batashye aramubwira ati se ko twari twasenganye ibintu bimeze neza, ati papa nagiraga nabonye ugiye gukorwa n'isoni. Noneho rero tubifata nka formule. Noneho warangiza ukabwira abantu atura ko Yesu ari umwami. Abaroma igice cya 10 murongo wa 9 n'uwa 10 ni watuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami, sibyo murawibuka? Ukizeza yuko mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, sibyo? Ariko twirengagije context. Icyo gihe cyari igihe cy'abami ba Kayisari. Kuvuga ngo Yesu ni umwami hari na Kayisari wabaga ubyiyemeje. Ntago ari ibintu umuntu yapfaga kuvuga gusa by'umuhango, ni ibintu yavugaga yamaramaje afashijwe na Mwuka Wera akamutinyura, akanabipfira. Ariko kubera ko bimaze kuvuga ko umuntu ari umupagani cyaba ikibazo. Abantu benshi bafite insengero. Hari umuntu wo ku mugabane umwe yageze inaha arabaza atari ko abantu hano bose ni abakristo. Urumva ni ibintu twabayemo bitujyamo ku buryo wumva bikurimo, hakaba n'igihe umuntu abikora nyine by'umuhango. Ariko ibintu tuba dukwiye kubifata hoseri. Hari umunsi nari ndimo gusenga ndarangara, ari mu gitondo saa 4 numva ntangiye gusengera ibyo kurya kandi ntanashonje. Kubera icyo urumva akamenyero, hari ibintu wamenyereye ushobora no kuvuga usinziriye. Rero hari abantu kiriya rero Pawulo avuga ntago ari formalite yo kubivuga ku munwa. Muzi ko Imana yagiranye ikibazo n'Abisiraheli, igeze irababwira ngo ubu bwoko kuramya kwa worship yabo iri hano ku munwa, ngo ariko imitima yabo indi kure. Ntabwo ari ku munwa bavuga gusa, ahubwo ni ikintu Umwuka Wera yatanze kikava mu muntu, bitari imikino, bitari ukuvuga gusa, ahubwo bigendana n'impinduka. Imana ishimwe. Rero n'abadayimoni bitangaza barabikora. Izo mbaraga z'umwijima ibitangaza zirabikora. Nkuko Mose mu gihe yari mu Egiputa hari abakonikoni bakoze ibitangaza, imbaraga z'Imana zirabiganza. N'uyu munsi ibitangaza by'umubi birahari. Abantu rero kutamenya, kutigishwa ubutumwa bwiza bashobora kuyobera muri ibyo ngibyo.
none bakumva barakijijwe bari aho ngaho. Amagambo Yesu yakoresheje ntabwo icya mbere ari ibyo dukora. Niyo mpamvu ubukristo ntago mbere na mbere bwubakiye ku cyo nakoze. Ubukristo bubanza kubakira ku cyo ndicyo, hanyuma hagakurikiraho icyo ndicyo kigahesha agaciro ibyo nkora. Ntago bwubakiye ko nabumbuye akanwa nkaririmba. Hari abantu bafite amajwi hano hanze batazi na Yesu, ahubwo icyo ndicyo isano mfitanye na Yesu, hanyuma noneho akaba ari insunikira gukora. Imana ishimwe. Yego, munyemerere sinaba ngarukiye aha. Ndabashimiye.